imbaraga zikiza indwara zananiranye izo zirari. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi, mbanje kugusuhuza. Ni mwene so Evangeliste Ernest mu kiganiro cy'ubushakashatsi ku bintu bitandukanye sanzwe nkugezaho. Ndagarutse mbanje kugusuhuza ngushimira ko ukurikira ibiganiro kuri iyi channel Imana yaduhaye ngo tuyivuge neza, ugakurikira amasomo arimo kandi ibitekerezo mungezaho ko amasomo abanyura. Ndabashimira uburyo mubirayikinga n'ibindi mukiyandikisha kuri channel mukanayishishikariza abandi ngo tuvuge Imana. Isi iri mu gihe abantu bafite ibintu byinshi bari kuvuga bidafite umumaro, ariko twebwe twahisemo kwamamaza Imana. Jya ubana natwe muri ibi biganiro. Nguhaye karibu mu kiganiro cy'ubushakashatsi kuri uyu munsi kivuga ngo kuki dukeneye Imana mu isi ya none ifite ikoranabuhanga ryose ku bintu byose ikora. Mu by'ukuri nk'uko uri bubibone ukabona na logo y'ikiganiro, isi ya none ifite ikoranabuhanga pe. Iterambere ryaraje, dufite imihanda. Nagerageje kubigushushanyiriza kuri logo kugira ngo ubirebe. Dufite imihanda iteye imbere muri iki gihe, kumwe bajya baca umugani ngo uwapfuye yarihuse. Dufite indege za Rwandair n'ibindi. Nahoze mbona ubushakashatsi bugaragaza ko hariho indege ziri kwihuta kurusha umuvuduko w'ijwi. Uko wahumeka umwuka indege ikabiragiye, urumva n'ikibona umwe. Abantu barasura imibumbe, barajya mu kwezi. Dufite icyitwa AI, Artificial Intelligence, ubwenge buhangano karemano. Urayibaza ngo amano y'umuntu nangahe ikabikubwira. Dufite ikoranabuhanga mu micurangire, abantu bakoze ikoranabuhanga mu mirwanire za drone mujya muzumva. Computer iri gukora ibintu byinshi. Iyi smartphone ufite mu ntoki iri gukora ibintu byinshi. Imihanda igerekeranije, iterambere ryaraje. Mbese naguteguriye icyigisho kiri kukubaza ngo mbese muri iyi si y'ikoranabuhanga rimeze gutyo, aho umuntu afite robo atuma kuvoma ikamuzanira amazi, dukeneye Imana? Tera agatebe, fata Bibiliya yawe tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Ese dukeneye Imana muri iyi si ifite ikoranabuhanga rimeze gutya? Hari uwakubwira ngo nubatse ubuhanga mu bintu byose, urahambwira Imana yo kumiki. Hari n'abazi ko gusenga Imana ari ugusaba Imana ibintu, akakubwira ati njye narabigwije. Ngwino tuganire. Uyu muntu utekereza gutya natwumva dutega amatwi, nkubwira ukuntu dukeneye Imana nubwo turi mu isi y'ikoranabuhanga. Aho umuntu avugira ikintu mu Bushinwa ugahita ucyumva ako kanya wibereye mu Rwanda. Kera ntibyabagaho, kwari ukohererezanya ibaruwa. Hari umuntu wigeze yandikira undi ngo ko amukunda mu kwa mbere, wa wundi baruwa imugeraho mu kwa 12 yarasabwe n'undi ngo arababara cyane kuko nawe yakundaga uwo muntu. Kubera iki? Urugendo ubutumwa bwamaraga mu nzira. Karibu rero tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko twihuse cyane. Fata Bibiliya yawe dutangirane n'ijambo ry'Imana. Zaburi y'127 ku murongo wa mbere haravuga ngo, indirimbo ya Salomo y'amazamuka: Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, hano humve neza, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Ndasubiramo nihuta kuko iki kiganiro gikoze ku buryo kitazajya kikurambira ariko kikakugirira umumaro. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa.
akira neza ijambo ry'Imana. Muri iki gihe hari ibyorezo nka Ebola bihangayikishije isi, kandi abantu barakoze za ndege nakubwiraga na bya bisasu. Umwuzure, umutingito, umuyaga, urupfu, agisida. Kumva ngo umuntu abuze umwuka, ngo umuntu ngo agize kanseri ngo y'ibihaha. Ndagira ngo twinjire muri iri jambo. Ndatangirana n'ubuhamya bwa Elisa. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ikomeye kurusha ikoranabuhanga uri kubona muri iki gihe, kuko buriya rituruka ku Mana naryo. Abantu bari gukoresha nka 1/1,000,000 cy'ikoranabuhanga ry'Imana, nacyo ntibakigezaho. Imana irakomeye mwene data. Ubuhamya bwa Elisa muri Bibiliya, umuntu yataye ishoka cyangwa intorezo mu mazi, bari gutema ibiti ngo bubake abana b'abahanuzi na Elisa. Elisa ngo atema igiti gisanzwe agikoza mu mazi, yashoka irazamuka ifataho. Hari ikoranabuhanga wigeze ubona ukabona igiti gifata icyuma? Niba warize magnetism. Turi mu gihe cy'iterambere rikataje rero. Uyu munsi abantu bavugana bari ku migabane itandukanye mu masegonda make. Dufite internet, za wireless, ubwenge buhangano AI yaraje, indege zigezweho, umuntu araguruka akabageze mu Bushinwa aka kanya cyangwa muri Kongo n'ahandi. Ubuzima twavuga ko bworoshye, ariko nubwo bworoshye Imana iracyari hejuru ya byose. Nubwo iri koranabuhanga ryateye imbere, abantu benshi baracyafite ibibazo badashobora kwikemurira. Bigira gutya ugasanga baribaza ukuntu byagenda. Umuntu afite amafaranga, afite imodoka, ariko ubwoba wabukizwa n'iki? Umutima wawe ufashwe n'ubwoba ukabura amahoro. Guhangayika no kwiheba, depression, agahinda gakabije. Ugasanga umuntu yarwaye igifu, yarwaye stroke. Ibi se wabikizwa n'iki? Intambara. Kuki hari intambara kandi dufite ikoranabuhanga? Ko nta muntu urakora ikoranabuhanga ngo amahoro aboneke. Ibibazo by'imitima, abantu barwaye imitima, za pressure, imivuduko y'amaraso, indwara z'ibyorezo. Covid iratambuka, hakaza ubushita bugatambuka, hakaza Ebola, imyuzure, imitingito, impanuka. Kumva ngo imodoka iraguye, indege iraguye. Ibi birakwereka ko hejuru ya byose hari Imana. Ikoranabuhanga rifasha umuntu kubaho neza ku isi, ariko ntirishobora gusimbura Imana. Njye waguteguriye iki kiganiro, dore uruhande ndiho. Ikoranabuhanga ni serivisi, ariko Imana ni ubuzima. Ndasubiramo, ikoranabuhanga ni serivisi, ariko Imana ni ubuzima. Serivisi ya transport iroroshye kubera ikoranabuhanga, communication, itumanaho, ariko kugira ngo tubeho dukeneye Imana. Imana ibeshaho, ariko ikoranabuhanga rikaba ryakoroshya serivisi. Icyambere rero, ikoranabuhanga riha umuntu ubumenyi, Imana ikamuha ubwenge. Nta bwenge ushobora kugira niyo wagira tekinoloji imeze gute udafite Imana. Cyakora ubumenyi wabumenya, ukamenya guteranya, ukamenya gukuramo, ariko nabyo yabishatse yakanda ahantu ukajya uteranya ukabona amazeru gusa. Abantu bashobora gukora mudasobwa zikomeye cyangwa ibikoresho bigezweho, ariko ubwenge nyakuri buturuka ku Mana. Usomye Imigani 9:10, kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Ubumenyi budafite Imana bushobora kuyobya umuntu. Kabiri, ikoranabuhanga ntirishobora gukiza umutima w'umuntu cyangwa ngo rimwomore ibikomere. Ufite tekinoloji yakiza umutima w'umuntu cyangwa ikamwomora ibikomere n'agahinda gakabije? Mu Mana harimo terapi. Umva ubutumwa bwiza bwa Matayo 11:28, haragira hati: mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Yesu niwe ushobora guha umuntu amahoro nyakuri. Ubukire n'imikorere wageraho nta mahoro ntacyo byakumarira, kandi aya mahoro agomba kuba ayo mu mutima ndetse no gutuza ko mu mutwe. Niba ufite ubukire, ukaba ufite amazu n'amamodoka, ukaba ubona nta mahoro yo mu mutima ugira, ukaba wumva umutwe wawe udatuje, menya ko nta Mana ufite, kuko hari Imana harangwa no kuba amahoro. Iryo koranabuhanga wagezeho rero, niyo wagira amaroba angana gute, ntabwo ryaguha amahoro yo mu mutima, ntabwo ryatuma umutwe wawe utuza, keretse Imana niyicara muri wowe igaturamo.
haleluya. Icya gatatu, ikoranabuhanga ntirishobora gusimbura Imana. Hari ibintu byinshi abantu bashoboye gukora ariko ntibashobora kurema ubuzima, kubabarira icyaha cyangwa gutanga agakiza. Nta muntu ushobora kurema ubuzima, nta koranabuhanga ryababarira icyaha. Agakiza karahenze kurusha imitungo ufite muvandimwe. Yohana 15:5, ni njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Uyu ni Yesu wabivugaga. Iyo Imana itari kumwe natwe, ibyo dukora byose bishobora kubura umugisha. Ubwenge wagize bikarangira ahubwo bukuviriyemo ubupfu. Urize, ubaye umuhanga, ugize amadigirizi akomeye, ariko ubaye umutinganyi, wishwe na sida n'indwara zitandukanye. Ubwenge butari mu Imana ntacyo bumaze. 4, iterambere ridafite Imana rizana akaga no kuyobya abantu bakangirika. Abantu benshi mu mateka bateye imbere ariko usanga birengagiza Imana, mu bihugu byo hanze n'ahandi. Ibyo bibageza ku kwirata no kurimbuka. Soma Imigani 16:18. Kwibona kubanziriza kurimbuka. Dukeneye gukoresha ikoranabuhanga nk'igikoresho, ariko Imana ikaguma ari iyobora ubuzima bwacu. Umuntu yagize ubwibone aba yapfuye, aba yagiye. Nebukadinezari yaravuze ngo iriya ni Babuloni niyubakiye, amara imyaka 7 arisha, isuri iribagirana. Iyo urasi isuri imbere y'Imana, icishamwe akantu ikayikorobora igahinduka karabasasu. Iyo urasi igihagararo, Imana irakwicaza. Imana yakuvuna utabaye maso ngo uyubahe. Ntabwo ari iterabwoba, ahubwo hejuru ya byose yagomba guhora Imana. Icya 5, Imana niyo soko y'ubuzima n'ibyiringiro. Ikoranabuhanga rishobora kugufasha muntu kubaho neza, ufite serivisi, ibintu byose bikihuta, ariko ntabwo rishobora kuguha ubuzima bw'iteka. Soma Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo wenyine, niko kanyako nta handi wagakura. Tekinoloji rero ntabwo yatanga agakiza, ariko agakiza katanga tekinoloji. Ndabisubiramo, ikoranabuhanga ntabwo ryaguha agakiza, ariko agakiza kaguha ikoranabuhanga. Iyo ukijijwe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugasenga, uhinduka umuntu w'ibitangaza. Ndaguha urugero rw'ikoranabuhanga. Eliya ku musozi Karumeli yahamagaye Imana yo mu ijuru, asenze gusa avuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Ngo Imana imanura umuriro. Umuriro uva mu ijuru utwika igicaniro. Iyi ni tekinoloji. Nakubwiye ko Imana ari yose w'ikoranabuhanga ryose ujya ubona. Utu tuba ku isi n'utwasagutse Imana iba yaduhaye. Agakiza kazana ikoranabuhanga, ariko ikoranabuhanga ntirizana agakiza. Umuntu arasenze gusa, umuriro uramanuka. Tugeze ku musozo w'iki cyegeranyo naguteguriye. Ndashaka gusoza nkubwira ko ikoranabuhanga nabyo ari ibikorwa byiza, ariko ntabwo ikoranabuhanga ari umukiza. Isi ishobora kugira ibikoresho byinshi kurusha mbere hose, ariko iracyakeneye Imana kurusha mbere hose. Uko twari dukeneye Imana mbere, ubu niko tuyikeneye cyane n'ubwo ikoranabuhanga ryaje. Ntidukwiye kwizera ibyo abantu bakoze gusa, ahubwo twizere n'uwabiremye akanaturema, kuko atwaye umwuka duhumeka, ibintu byose biba birangiye ako kanya. Abantu baribagirana, ariko Imana ihoraho. Dore impamvu ukwiye gukizwa ugasenga Imana. Twe tuzava ku isi twibagirane, n'abatubanjirije baragiye, ariko Imana ihoraho, yahozeho, izanahoraho. Iki cyigisho kiraryoshye. Indi mpamvu dukwiye gushaka Imana ni uko twe dukora ibintu Imana yaraturemye. Twe ntabwo dushobora kurema umuntu. Dukora ibyo bintu bitandukanye. Dushobora gukora n'ibintu bitandukanye muri laboratwari bakarema wa muntu, ariko uwo muntu adafite Imana nta gakiza yagira.
biriya barema muri laboratwari bagahuza intanga hakavamo umuntu baba babikoze, ariko Uwiteka Imana niwe ushobora gutuma uwo muntu abaho. Imana yabishatse mwamara no kumukora ako kanya agahita yuma. Imana rero ifite agakiza, ifite ubugingo, ifite ijuru, ifite umwuka duhumeka, kandi na tekinoloji dukoresha zose. Imana itabyemeye umunara w'i Babeli yarawuhiritse. Icyo ukora cyose rero no kuba wicara mu modoka ugatwara, menya ko hejuru hari Imana yabikwemereye ikakureka ukabikora. Mu gusoza ikiganiro rero ndagira ngo nkumenyeshe ko nubwo turi mu isi y'ikoranabuhanga, AI yateye imbere n'ibindi bikorwa, kubaha Imana niryo koranabuhanga rikuru, kubera ko nta rindi koranabuhanga wabona riruta guhumeka k'umuntu, kugenda umuntu akabaho, Imana ikakurinda, abandi bagapfa ukabaho. Nta koranabuhanga wabona riruta iry'Imana ryo kuduha agakiza, amahoro yo mu mutima. Hari umuntu ngo wari utwaye imodoka, abona umusaza n'umukecuru bari gusangira akantu koroheje nk'umwumbati wokeje, ngo hagonga ipoto, kuko we yahise atekereza ukuntu yakize mu rugo afite ibintu ariko akaba adashobora kubana neza n'umugore we. Arangarira ibyo bintu, abapolisi bamubajije icyatumye akora impanuka ngo aravuga ngo ni umwumbati wokeje. Bakurikiranye basanga yatangajwe n'ukuntu hari abantu babana mu rugo bagisangira umwumbati wokeje. Ubukire watunga butarimwo amahoro ntacyo bumaze. Dusoza, amafaranga wagira atarimwo amahoro ntacyo amaze. Ese amahoro ninde? Amahoro ni Kristo, amahoro ni Uwiteka Imana. Ese bibonerwa he? Bibonerwa mu guca bugufi ukihana ibyaha. Waba ugize icyifuzo cyo guca bugufi? Ibyiringiro byawe bikure ku mihanda myiza turi kubaka, bikure ku ndege turi kugura nziza, n'amamodoka n'amakompiyuta, ahubwo wongere umenye ko hari Imana ituma wiga ibyo ukabimenya. Hari Imana ituma ukiriho, kuba utunze digiri nuko hari Imana yagushyize mu mugambi wayo ukiga. Imana ishimwe. Ubundi ahacu haba haribagiranye. Hari Imana ijya inyuma y'ibintu byose ikaturinda, ikaduha kongera gushibuka nyuma y'ibihe twanyuzemo. Iyi Mana niyo ngira ngo ngusabe unyemerere twambaze muri aka kanya. Iravuga, irakora, itanga iyerekwa, ikora ibitangaza. Ibitangaza by'Imana biruta ibitangaza by'ikoranabuhanga cyangwa tekinoloji dufite muri iki gihe. Kura amaso ku byuma bya muzika ufite, kura amaso ku mishinga yindi ufite, wubahe Uwiteka Imana, we nyiri iyo mishinga, we utuma ubasha kuyishyira mu bikorwa. Reka dusenge Imana, ca bugufi twubaha Imana, yo nyiri ikoranabuhanga. Uwakubaza ahantu ibitse inkuba wahavuga, wakubaza ahantu ibitse umuyaga wahavuga, wakubaza ahantu ibitse umutingito wabasha kuhasobanura? Ntabyo washobora. Reka dusenge. Duce bugufi twubaha Imana, dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kubw'ubumenyi n'iterambere waduhaye. Uduhe gukoresha ikoranabuhanga neza, ariko ntitwibagirwe ko ari wowe soko y'ubwenge, kandi tujye tubanza kugushima no kukugisha inama muri byose mbere yuko tubishyira mu bikorwa. Duhe kuzirikana kandi ko amahoro n'agakiza bibonerwa muri wowe gusa. Dufashe kugendera muri Kristo umwana wawe waduhaye akadupfira akaducungura, no kugushyira imbere muri byose. Ibi tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ntiguha umugisha gukurikira iki kiganiro, kandi Imana iguha umugisha kubera ko ugiye kwishingikiriza ku Uwiteka ukamwubaha, ukamenya ko ari we koranabuhanga rikuru, ni we jambo rikuru, mbere na mbere yariho n'ubu ngubu ariho. Ukamenya ko yatanze agakiza kugira ngo ukakire, yatanze Bibiliya kugira ngo uyisome, atanga uburyo bwo gusenga kugira ngo uterane usenge. Hinduka, uve mu businzi, uve mu busambanyi, uve mu butinganyi, uve mu myuka mibi, kwishyira hejuru no kwibona. Kuba muri kompiyuta igihe kinini ni byiza, ariko yivemo usenga Imana. Kuba mu mishinga yawe ni byiza, ariko ngera mu Imana. Umushinga udahomba kandi mukuru ni ukubaha Imana no gukiranuka. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mugire umunsi mwiza.